Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro, 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 amahoro neza bakundwa bene data, inshuti mukurikira ikiganiro cya Saveur Divine. Ndabahobeye, ndabayambiriye cyane, ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abe muri mwe. Ndi Odette Kandama muri iki kiganiro nyine cya Saveur Divine. Dushimye Imana nyiribihe tubeshejeho, iduhaye gutangira uyu munsi mwiza, ikaba iduhaye kwinjira tukaba turi muri uku kwezi kwa 11. Bakundwa, ibi byavuye ku Uwiteka kandi n'ibitangaza mu maso yacu. Ndashimira bene data bambanjirije muri iki cyumweru, turi kuganira twibukiranya ko Imana yacu ari umwizigirwa, Imana yacu niyo kwizerwa. Mu Gifaransa baravuga ngo Dieu est fidèle, mu Cyongereza bakavuga ngo God is faithful. Imana niyo kwizerwa, Imana yacu yabaye yo kwizerwa muri aya mezi 10 duherereje inyuma. Imana yabaye yo kwizerwa, niyo kwizerwa kandi izahora ari yo kwizerwa. Ndumva nabivuga cyane muri iyi minota mike tuba dufite yo gukora ikiganiro cya Saveur Divine. Ndumva nabivuga cyane nkavuga ngo Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kwizerwa, iyi minota ikarangira. Nukuri Imana niyo kwizerwa. Dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2 byaho n'umurongo wa 13. Handitswe ngo, kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Haleluya. Imana yacu nubwo twebwe twagira intege nke, ntitwizere, we wabivuze kuko ari uwo kwizerwa, ntabasha kwivuguruza. Nubwo twe tutakwizera, ariko we ntahinduka, ahora ari uwo kwizerwa. Ndumva nabisubiramo, Imana niyo kwizerwa. Birashoboka ko byatinda ibyo yakubwiye, birashoboka ko byafata igihe kirekire, birashoboka ko wabyibagirwa, ariko ndakubwiza ukuri inshuti mukundwa mwene data, Imana niyo kwizerwa. Nubwo utakwizera, yo ihora ari yo kwizerwa, kuko ntabwo ibasha kwivuguruza ku cyo yavuze. Bibiliya igitubwira ngo ijuru n'isi bizavaho, ariko amagambo Imana yavuze ubwayo ngo ntabwo azavaho n'inyuguti n'imwe. Ni gutya Imana imeze, ntihinduka, ntibasha kubeshya. Narayibonye, Imana niyo kwizerwa. Mbabwira ikintu, mu nkundire mbabwira akantu gatoya. Nabonye Imana imbera iyo kwizerwa. Narwaye mu nda, ndwara igifu, ndi umwana mutoya wiga muri école primaire. Ndarwara, ndaremba, ndababara, nkura gutyo, nza kwimariya, Imana impa abana, mbabara gutyo, ariko ndwaye pe kandi mbabara. Abo twabanye barabizi, abo twiganye kuri segonderi barabizi. Twafatikanyaga baje kumfasha kujya kuntonorera ibishyimbo. Naryaga ibishyimbo bitonoye bibanje gukurwaho, hari ukuntu babyinika ibishyimbo byumye bagakuraho igishishwa. Sinzi uko mubyita mwebwe mu ndimi zanyu.
wenda nk'abavuga ikirundi ariko mu kinyarwanda babyita igihembe. Abo twiganye kuri sogonderi barabizi, bene data twasenganaga bakaza kumfasha gutonora ibyo bishyimbo kugira ngo barebe ko narya simbabare mu nda, ariko n'ubundi narababaraga. Kugeza ubwo igihe cyageze ndabyara, ngira umwana wa gatatu, ariko kuri uwo mwana mbabwira ikintu cyabayeho. Imana yantumyeho umuntu w'Imana, araza arambwira ngo ngukijije igifu. Uwo mwana yari akivuka ari uruhinja. Hanyuma ariko mbaho ngaho nkazajya nkomeza kumva ndababara. Igihe cyarageze, nyuma yo kumva iryo jambo, ubwo butumwa, njya no mu bitaro inshuro nyinshi ndetse ndemba kurusha ubwa mbere, ariko Imana niyo kwizerwa. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Nagiraga ngo mbabwire, naho byatinda, naho twabiheba, Imana ntabwo yakwivuguruza ku ijambo yavuze. Tujya tugira ikibazo tukavuga ngo yarabeshye, tukavuga ngo ntabyo. Nukuri Imana ntibeshya, ahubwo ntabwo ariyo mwavuganye. Hari abajya bayibeshyera ngo yavuze kandi itavuze. Ntabwo ari byiza. Abo hari icyo yabavuzeho, yaravuze ngo bazabona ishyano. Abavuga ngo yavuze itavuze bayibeshyeye, ariko Imana yo yabivuze irabisohoza. Naho byatinda nshuti bakundwa, iyo ariyo yabivuze irabikora. Ndababara, na nyuma yo kumva bwa butumwa ndarwara cyane burundu. Icyo nagiraga ngo mbabwire, ni kubabwira ngo Imana niyo kwizerwa. Ndagira ngo uyikomereho muri uku kwezi, uyikomereho kwa 11 Imana itugejejemo, muri uyu mwaka twenda gusoza wa 2023, umenye ko ariyo kwizerwa. Ubikomeze, ubyizere. Imana ntabwo ihinduka. Wa mwana wari uruhinja mu gihe nabwirwaga n'Imana kwinkijije mu gifu, twinkijije igifu ntazongera kubabara. Satani yakomeje kundwanya, ariko kuko Imana ariyo yavuze, haleluya, ndayishima ko ariyo kwizerwa. Nakize igifu, wa mwana agize imyaka 18. Ubu tuvugana ntacyo ndwaye. Ndashima Imana kuko Imana ariyo kwizerwa. Iyo ibivuze irabikora nshuti yanjye. Haleluya. Umva uko Habakuki yanditse. Umuhanuzi Habakuki yaranditse ayobowe n'Umwuka Wera. Harandika mu bice 2 umurongo waho wa 3. Umva ukuntu handitse. Yaranditse ngo kuko ibyerekanywe, cyangwa se reka tuvuge ngo ibyavuzwe n'Imana, bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda nshuti mukundwa, ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera, kuko Imana ariyo kwizerwa. Naho tutakwizera twebwe, ihora ariyo kwizerwa, uko ntibasha kwivuguruza ku ijambo yavuze. Haleluya. Yasezeranije Sara na Aburahamu umwana, bageraho bananirwa, bicira izindi nzira, bituma bagira ibibazo isi ya none ikirimo kurwana nabyo. Sinzi n'igihe bizashirira kuko biciriye inzira, ariko yari yabasezeranije umwana. Nshuti bakundwa, umwana yaramubahaye. Imana n'umwizigirwa, Imana niyo kwizerwa nshuti bakundwa. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, naho wabyibagirwa izabigutunguza, kuko Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Mbese hari icyo yakubwiye? Mbese hari icyo yavuganye nawe? Niba ariyo mwavuganye izabisohoza. Ntunanirwe, ntucogore, byatinda ariko ntabwo bizahera. Narayibonye nyuma y'imyaka 18, ibyo yavuganye nanjye irabisohoza. Nicyo kimwe mbabwiye, hariho n'ibindi byinshi. Imana niyo kwizerwa. Ariko se wowe urayizera? Ariko se wowe wizeye Yesu? Ndagushishikariza kumwizera, ndagushishikariza kuba umwana w'Imana. Amabanga y'Imana amenywa n'abana bayo bayizera, bayiba hafi, bayisenga, ikabaha amabanga kandi ikayabasohoreza. Ntutinye, nubwo waba ugeze aho ubabaye cyane,
ukavuga utese utangiye kubishidikanyaho, utese Imana niyo yabivuze, niyo yavuganye nanjye. Ihangane, bavuga ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, niwitegereza iyo bugiye gucya igicuku kiraniha ukabona kiranishye, gusohoka ukabona ijoro riteye ubwoba. Iyo umuseke ujya gutambika ijoro ritera ubwoba. Haleluya. Ariko iyo urugamba rushyushye ruba rugiye kurangira. Ndakwifuriza gukomeza kwizera muri uku kwezi kwa 11, muri iki cyumweru kigumemo uzagisoze ukirindiriye Imana, kuko n'umwizigirwa ntibasha guhinduka, ntibasha kubeshya. Ndagukunda nshuti mukundwa, wizere Yesu kandi ukomeze kwizera iby'Imana yavuganye nawe, naho byatinda kuza ko bizaza ntibizahera. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndabakunda.